we mbonye wanshatse ariko ubundi shere reka nkubaza njya gukundana nawe wari uzi yuko ibyo nashaka byose nzajya manza nkajya kureba ababyeyi bakuru nkabagesha inama? oya nukuba wanteye umujinya njye nkakubwira ngo uhindukire neza neza pe ukambwira ngo ntabyo ushaka. ariko ubu ubona imyanzuro ufata uramutse uyifashe nka kuriya nanjye mfashe yanjye myanzuro urabona twakubaka urugo rwamaze kurubona. kubera iki? kubera yuko twataye igikumi. ariko nk'ubu ngubu reka nk'ubu ngubu rwose njye mba ndi gusaba leta umva mani mbabara nawe wimbangamira nukuri njye ndi kuvuganira n'umugore umva ratashere njyewe ndasaba leta wamfashije wamvugishije kugira ibyo nshaka kukubwira nose wamvugishe ngaho mvugisha vugira muri uko gutwi nanjye umugore wanjye avugire muri uko urumva shoti uramvugisha ntabwo mvugira ese man nukubera icyo abanyarwanda mukunda kubanga njye mba nifitiye ibibazo nivuganira n'umugore warangiza ukajya kuzimpfungiraho ari wumva nabi wareka ese none uranambuza kuvuga wowe njagera niba ari ukurakara narakara reka nivugishirize umugore ibyo umbwira ntabwo bihagije kuruta uko mvugana n'umugore turimo turashwana. vugisha shari vugisha ndabona vugisha reka nkubwire mujye mugabanya ama-stress ku muntu urumva njye sinkagira stress ku giti cyanjye nifitiye nawe ngo ujye stress ku giti cyanjye vugisha nkubwire umva uramubarira umuvugisha mutanabyikora shari reka nzereko mukupe vuba tuvugane kuki mushaka kwigira inutwe izi saha ahantu tangira ujya huruka njyewe numva ibyo bugajagura ntere seseme none se nduke ntere seseme mboni kubona ibyo nduka gira nkutari seseme njye nguhenere urebe mu kibuno cyanjye ubundi ugira iseseme uruke njye nanga ibintu by'uburetwa muba muri kuzana ku muntu njyewe nifitiye ibibazo ndi kuvugana n'umugore iyo yawe ushaka kunyereka winsakuriza mbwira ibyo mbwira nivugishiriza umugore njyewe ahubwo se tumubwire ugenda gutyo ugenda gukubwira ndabikubwiye tangira urukumbwira numwe ubuze cyane riseseme ntago ndukareba mbwira se base ibyo nshakira base njyewe manze nyiranuka n'umugore mufite icyo kibazo n'umugabo mwana nawe agenda ikibazo n'umugore kaswengi tekereza umuntu muzima ungana nawe reba cyo gihagararo cyawe biranebe cyo kandagiye yewe Paul utaka bwari bubaye butoya uyu se ko imbuzandi ako nk'ubu koko leta yazafasha abantu biyenza ikabubakira gereza ubu nk'ubu nkabuje kunyiyenzaho nk'ubu ngubu bakubakiye ikigo cyawe cya wenyine naho we ko batatikubakira nuko mugura utamunani naho ugenda gushyira yo ariko niwe ubu nk'uyu muntu ikintu nshakiye hano iwanjye kuko aha nsanze ndi kwivugishiriza umugore akambangamira nk'ubu urashaka iki koko mutaretse kwiyenda ariko burya ngiyo umuntu ari mu bibazo ntabura n'ibindi bimusitireza nakwitumye wowe ntago waneye wanyitumye uranye wanyitumye njye uranyitumye urane aro buretse nkubwire buretse mukope nkubwire kose bukoko mana nari njya guhamagara ubuyobozi gete wambabariga kubwire mbare kubwire
mbabwire bati kugenda noneho byazajya kumama mbari ingofero urumva noneho yewe noneho nimubwira mukana mbabura kuvuga numubwira komeza uburi kwade ndayivana numubwira none se cyaruguri kibaye ni cyaruguri none se tangira umuguru ariko se ubu buyobozi tubona nubwo ntabwo mujyaho ngo mutubangamire mujya mumfunga umwuka njyewe marikode yose nza kuza kuyohereza ubuyobozi sha none ubwo wa mugabo ukuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo nakufunze umuntu ntabwo mukanya mbana umunwa oya wapi na foto nta cyabaye ziba na foto nta cyabaye nzibe ariko se ngo burabona utamfunze ku munwa sha buretseho buretseho kuziba kwanjye uraje urakumva kuziba kwanjye uraje ukwiyumvira reka nze ikiza fashe rekodi nubyumva se sha ko ndi inzirakarengane sha hamwe gitifu ari hafi kuhagera sha ba witonzeho arawubariye nyine ntabwo mu byumba ngo nafoto ntacyo kikatiye zuko iyo naza gufata aka karipode ntarebo kiriye njagera sha reka nsubirane n'umugore twongere twivuganire uzuko ari ngikire yanjagera sha tutanangamo wambika